uzinduke rero njyewe ntabwo nari nzi ko mu gitondo umuntu akora uzi ko twakora twahera mu gitondo dukora byaba na ngombwa n'amatelefone yose tukayakoresha yaba iyafashe cyangwa iyanjye sibyo ni ukuvuga ngo ngewe ubwanjye nushaka utangire umenyere ukuntu ngewe nteye ngewe iyo mbyutse mu gitondo mfite gahunda yo kujya gukora ikintu runaka icyo kintu mba ngomba kukijyamo iyo ntakigiyemo rero bihita biba ngombwa ko mpindura ako kanya niyo mpamvu nkubwira ati none se wowe wumvaga yuko bwahera mu gitondo busa kuriya bukageza nimugoroba nose sinakubwiye nyine ngo reka tutegereze igihe nahise ngenda kandi za nimero zanjye zindi zihamagaye zicamo njyewe mwari muri kumwe na Fufu naguhamagaye wowe na Fufu ni mwebwe mwasize amafoto naguhamagaye ntiwamfata mpamagara Fufu arambwira ngo inyange se wayinyujijemo icamo ko simukadi zanjye zitari mu matelefone njye icyo mpa nuko naguhamagaye kabisa kandi gacamo wahamagaye iyi ngiyi turi kuvuganira hariho oya iyi ngiyi ni iya Fufu nese wahamagaye iyihe reka nze mubwire iyo nahamagaye urumva Fufu arangije arambwira ngo arakumva ngo nyuma y'iminota 30 narindi ku kazi mwana ariko nawe rero iyo uza nari none ngo kandi abagore bose bari bahari nyine wowe urumva wari wagiye gushaka ibirayi ngayibaze nkanjye twavuganye ikigoroba batise sibyo wowe ntiwavuganye na Fufu ukamubwira ngo uraza saa 8 cyangwa saa 9 oya ntabyo wamubwiye ariko se utivuganiye inyana nyir'ubwite waba uzunguza amabingo ujya he oya nyir'ubwite si iki Fufu asabaze gahunda zanjye akubwiye ngo kubera ko yarabizi nta telefone mfite yakubwiye ngo nta kibazo saa 8 cyangwa saa 9 nanjye izo saha ndaziza kubera ko ariko nawe namubwiye ni mwebwe muvugane isaha nyine muri bweme zirabariye aravuga ati ndamubwira zikigoroba kuko kino gicu ntiwamenya ukuntu kandi imvura yanaguye nari nibagiwe imvura yaguye mbere ya saa 7 ariko guhera saa 4 gute twebwe imvura yari irimo irasa nyuma ya saa guhera saa 7 akavura katangiye gutonyoroka saa 8 mbere izuba riravuye mutasezera nageze hano saa 8 n'igice urumva buriya tufitanye gahunda narangiza nkahatanga telefone ukayihamagara akitabwa mu wenda nka murumuna wanjye akakubwira ngo arakuma ngo wenda nyuma y'igihe runaka ibyo bintu wowe wakumva ari sawa batise ngaho zinduka ntacyo dukora ejo ku buryo dukoresha uburyo cyo kwanza dutangira guhembwa hakiri kare ubundi ubwo ni wowe wishimiye gukubita amaguru y'ubusa wowe cyangwa wishimiye ko dufotorwa nize na telefone byibura rero twabona 10 tugahita dukodesha kamera dukoresheje amakamera n'ibyahita bicamo niba duha niba guha monetize hari ikindi se bizaba byabaye none subwo birasaba rero ngo tubikorere sibyo monetiza nyine nzaze nsanga rwa monetize none se turabura ko ntabwo ndamonetiza mani ntabwo uzika nawe wize ntabwo uzika amasaha ahenze amasaha ariko gisa uko byagenda kose ntabwo ukwezi twihaye ukwezi gatatu ntabwo ukwezi kwashira tutaramonetiza twavuze niba twavuze amezi 3 niba ari ukambwira ngo amezi 3 se ngo nabayiza n'amaguru gutyo gusa cyangwa tuzaba twarahembye none hashize ibyumweru 2 ubwo ngubwo se urumva twateka intege rero reba niba batagwaye apply ukabura ritsayo mabinga aho ngaho
wowe zinduka nanze kurebaho, wowe zinduka ejo tuzarebaho, urumva kumva noneho tumenye ngo turabura igihe kingana gute, tumenye imbaraga dushyiramo, kandi icyo gihe twari tuhaye umurongo mwiza twitoye tugashyira erega mani umuntu azamutse se kuba afite nawe ibyawe umuntu ataturi inyuma akabizamura. aya magambo uri kuvuga rikaze nutangira guhembwa zariya kuzongera kuyavuga. ibintu se nzahita nkukatira, uri umukinnyi mwiza ntabwo nagukatira. wowe nabonye wiyemera cyane ibyo kukubwira ngo ndashaka video so uzaba ureba gusa ujye ngo urashaka video, kukubwira wowe ngo ndashaka video ntabwo uzabimbwira njye nzabikwibwirira. gute se wabinsa? njye nzabikwibwirira, ubwire ni Imana twakoranye nyine n'ibyawe bikazamuka. ahubwo abo bana bo bakora, uwo mukobwa akomeza ahubwo cyangwa nawe ejo muzaza niba byakunda ntabwo yapfa kuboneka. ahubwo kuko twazajya dukina ubwo yazajya aboneka. njye ntabwo nkunda umuntu nyine. reka tubanze tubihe umurongo, noneho tuzatumira abandi baze basanga ibintu biri kuri line, biri ku murongo muzima nyine. hanyuma muri bano turi gukoresha kugira ngo tuzabone abo tuzakuramo mu gihe twatangiye gukoresha amakamera, twatangiye kubahemba. muri aba ngaba dufite uri kubona twakuramo nde tugasigamo nde, twabakomezanya bose. uwo mumere wakinye filime y'umupfumu urumva? we afite ubwitange kandi ntabwo afite iguti ku buryo yajya gutungana umutwe, ariko hari abantu ushobora gutangira guhembwa muri kubona amafaranga ugasanga ateje impagarara nk'uwo mumere ugira umwana aho ngaho wa undi ujya gukina ngo ari nyoko. uriya yagucanaho umuriro ukumirwa ukayoberwa n'ukuntu bimeze. uyu nguyu ni kwa kundi nyine uba uvuga uti reka gusa wabonye ko abizi nyine akwiye gukinana nanjye, urumva? cyaje ugenda kumusohora uba ubona agerageza. nta n'undi muntu, uyu mumama wakinnye ari umusimu ntajwe afite nyine, ntabwo rero we yaba nk'umu anti nyine akugira inama, ariko ntabwo azi kuvuga cyane nyine, sibyo? ntabwo azi kuvuga, ariko biba byiza sureba nk'uyu mukobwa. uyu mukobwa ntabwo yari abizi rwose gukina, yari umuntu ushyira imbere ya kamera agahita yisekera. ariko ikintu ngewe namukundiye ni uko abikunda, kandi ikindi akaba yumvira. buriya iyo umuntu yumvira biba byoroshye kumuyobora, kandi ntabwo ushaka abantu bazaza ngo bakuyobore. nose gushyiramo umuntu akazaza akakuyobora mu byawe, ubwo urumva ibyo ngibyo ari ibi. umva kabone niyo yaba aruje kumenamo bizinesi ntabwo numvijyanire se nzabona dukeya, ariko nta nubwo byakunda. rero muri ibi bya dewani biba bisaba ngo umuntu umwereka ibyo akora korera kandi akabyumvira. kandi ubundi ubutware butagira ubuyobozi ntabwo nyine buramba. hanyuma uriya wundi wakinnye ari Mukamana nyine wakinnye ari gusa ni ukumenyereza. nawe uba ubona aranavuga aranasakuza akazi, aravuga nyine ni ukumenyereza. akinye kangahe yabimenya. ubwo bo nabihorera nkabahereza, ejo tuzirirwa dukina nagiye nawe, ubundi nyuma kubera wumva baba bagiye gushakisha tuzakinana nimugoroba. ntaribi abahagaho Imana idufashe ni ukuri ejo hazirirwe neza kabisa. hanyuma ikindi ni ibyo ngibyo, wowe uzaza ibindi tuzabikora uri hano.
uzinduke ariko ntugategereze ko nguhamagara nzi uzajya tuba twahanye gahunda wejuza nubona imvura itaguye nta kindi wowe uzi